Reka tubahe ikaze kandi nanone kuri channel ya TV, uko mubibona turi kumwe n'umugabo, umukozi w'Imana, umuhanuzi Imana ihamagaye. Eric, reka dutangire tugusuhuza. Muraho neza Eric? Yego, ni amahoro. Yego, amakuru y'iminsi Ni meza. umeze mute mu rugo? Mu rugo ni amahoro, Imana iraturinze, dukomeje kubona imirimo y'Imana mu bihe bikomeye turimo nk'abandi bose, ariko twabonye imirimo y'Imana. Ya Eric, rero numvise ngo muri iyi minsi usigaye ufite amavuta adasanzwe, ngira amatsiko ndahaguruka nza hano mu rugo iwanyu. Ndagira ngo uze kubwira abantu badukurikiye kuri channel ya TV, ese Eric ninde? Eric atuye he? Amakuru yawe yangezeho ko usigaye ufite amavuta adasanzwe muri iki gihe, Imana iri kugukoresha ibintu bidasanzwe. Numvise ngo uri n'umuyobozi w'icyumba ahantu bita mu Gatenga, ku itorero rya Karambo. Abantu benshi bajya bahagera bakahakirira. Ntekereza neza ko unabasengera, nanjye nzagusura. Jyewe rero nitwa Toneste, nshobora kuba nje nkutunguye, ariko nishimiye ikaze mwaduhaye. Reka dutange dusenga Imana kuri channel ya TV, hanyuma tukwakire uganiriza abantu b'Imana, icyo Imana yagushyize ku mutima, utubwire impamvu z'ibyiringiro byawe. Imana turagushimiye, tugushimiye kujya neza kwawe, tugushimiye ko twageze hano mu Gatenga amahoro. Hanyuma turi kumwe n'umukozi wawe witwa Eric, umugabo wahamagaye muri iki gihe kigoye, kandi tugushimiye ko wamuhaye ibikoresho byo kugukorera, harimo umwuka wera, harimo ijambo ryawe, kugira ngo arigaruze abantu bawe baba bagiye gutana. Ndagushimiye rero, reka uze kubana nawe, umwuka wera w'Imana atubeho mu izina rya Yesu, amen. Eric, tuguhaye ikaze, uze kongera ijwi kugira ngo abadukurikiye baze kumva. Ndabizi uvuga witurije gakeya, ariko umunsi uze kugerageza rwose umwuka yaragushoboze. Ariko kandi disi tutaratangira, mbanje gusuhuza abantu bose bakurikira channel yacu. Hari abari hanze mu gihugu cyo hanze, abari muri diaspora, tubasuhuza Abanyamerika, dusuhuze aba Australia, dusuhuze Aziya, Oceania ndetse na Afurika muri rusange. Imana ibaho umugisha, inshuti zacu zakadasohoka, tubabwire ngo turabakunda. Ikindi nkunda kubwira abantu ngo nimba umunsi ubona byanze, ejo bizemera. Nta kitagira iherezo, ubuzima ubayemo none uzagira iherezo. Imana izahindura amateka y'ubuzima. Imana iduha umugisha. Rero tugiye kwakira mwene data Eric, narangiza atuganiza ijambo ry'Imana, kandi ndabizi Imana iradushyigikira. Karibu Eric. Yego, nk'uko yabivuze, nitwa Turatsinze Eric, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'umwana, nteranira kuri paruwasi ya Gatenga, itorero rya Karambo. Nk'uko yabivuze, ndi umwe mu bayobora amasengesho aho ngaho ku itorero. Ese musenga iwanyu ryari Eric? Turagenda tusa nk'abaganira. Muri iki gihe abantu ubona ibintu byo gusenga babiretse. Ese iwanyu ubona bagikunze gusenga, bafite umwimerere wo kumva bakunze ijambo ry'Imana? Ese aho uyoboye amasengesho, uvuze ko uri umuyobozi w'icyumba cyaho, niyo amasengesho mu Mibyizi? Yego, ni amasengesho yo mu Mibyizi, dusenga ku wa gatanu. Yego. Haba hari ibihe byiza, abantu baza bakabona imirimo y'Imana, atari bya bindi byo guhamagara abantu gusa, ahubwo abantu bashaka gukira mu mwuka, hanyuma bakeneye n'imirimo y'Imana mu buryo bw'umubiri, baza tugasengana iyera. Yego. Numvise ngo abantu muri iki gihe ibintu byo gusenga ntibakibikunda. Niki wowe ukangurira abantu? Kubona abantu bagenda bacika intege bitewe n'ibihe twaciyemo. Njyewe icyo nakangurira abantu ni uko ibintu byose babuze inahangaha. Ibintu byose umuntu abona yarabuze inahangaha muri iyi si. Nta nubwo ari n'ibyo yabuze, ibyo yabuze muri iyi si, ariko hari ibyo yabuze abandi babonye. Noneho hari ibyo umuntu abura muri iyi si akanabibura mu buzima bwe. Ibyo bintu umuntu yabuze, yaje imbere y'Imana arabibona. Nibyo. Ubu umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza, wamubwira ngo mu nzu y'Imana. Urabona ko Imana y'ubwayo yavuze iti ngende Uwiteka, igeze mu butayu. Abisirayeli baravuga bati nta mashyiga tugira, nta mbabura tugira, nta gaze dufite. Iyera ihita ivuga iti ngewe mu bushobozi bwanjye ndabatekera mu gikoni cyo mu ijuru. Imana ijya ibibaha bihiye. Nibyo.
yabahaye iki mu yabahaye manu. ushobora kubwira umuntu ngo Imana yabahaye ibiryo bihiye. Yabahaye manu. Noneho se manu ni iki? Manu ni umutsima wari uvuye mu ijuru, ariko n'ibyo kurya byari bimeze nk'utuntu bita inunda twabaga dusa n'udutukura twabayeho kera. Ibyo byo kurya niko byari bimeze, ariko kandi umva ikintu kinejeje. Ubundi umuntu akenera ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Iyo Imana itanze manu, ibyo byose biba bikubiyemo. Ni ukuvuga ngo ni ikiribwa kimwe kiba gikubiyemo ibintu byose, kubera ko ijuru rizi guteka. Nibyo bivuze ngo mu nzu y'Imana hari ibiryo. Nta nubwo ari ibiryo gusa, n'ubuzima burahari. Reka urasetsa menya abantu uyoboye mutajya mushyira ibiryo kuri n'ubuzima burahari. Ushobora kubwira umuntu ngo mu nsengero hari ibiryo ntabwo ari ibiryo gusa. Urumva umuntu haba igihe aje gusenga yarabuze umugabo cyangwa yarabuze umugore, cyangwa se akaza gusenga urugo rugiye gusenyuka, Imana ikamubwira ngo ngenda rwubatse ndi Uwiteka. Urabona ko n'ahangaha nta duka bacuruzamo amapiyesi y'abantu, ariko mu ijuru twebwe iyo turimo gusenga twinjira mu isoko bacuruzamo amapiyesi. Ayo mapiyesi rero turayagura. Iyo udafite umugabo nyine twebwe tumugura mu ijuru, kuko Imana niyo yaremye abantu. Imana mu kurema abantu rero bishatse kuvuga ko n'amapiyesi y'abantu yafite. Ukora imodoka aba afite n'amapiyesi y'imodoka, kubera ko Imana yaremye abantu rero ifite n'amapiyesi y'abantu. Nibyo ndafashijwe mu rugo. Imana ishimwe. Nk'umuntu yavunitse Imana iramwunga. Imana ntabwo yunga. Iyo umuntu yavunitse Imana imuha urugingo rwavunitse, kuko ingingo nshyashya yazifite. Ntabwo Imana yunga. Impamvu twebwe nk'abantu bunga ni uko biyeranje, ariko Imana ifite ibidatuma yiyeranje, ibituma ikora ibintu bikaba special. Eri, reka dukomeje kuganira, nafashwa cyane. Reka tuguharire akanya tuganire ijambo ry'Imana, kandi Mwuka Wera agufashe nagusengeye. Yego. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abahanuzi bakuru, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 11. Turaganira umurongo wa 32. N'uwo murongo gusa turaganira, ahanini tugendereye kuri be yaho, ariko turawusoma hose. Yavuze ngo azahagurutsa 32. Yavuze ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ni abantu baca mu isezerano, abo ngabo azabayobesha kubashyenga. Murabona ko kugira ngo umuntu ace mu isezerano mu buzima busanzwe ahindura inyandiko, cyangwa se ya nyandiko igateshwa agaciro. Iyo abantu twinjiye mu nzu y'Imana, hari inyandiko tuba dukoranye n'Imana. Iyi nyandiko tuba dukoranye n'Imana ni inyandiko ituma twinjira mu masezerano, ni inyandiko ituma duhindurirwa ibisekuru, ni inyandiko ituma duhindurirwa amateka. Iyi nyandiko rero iyo tuyifite, n'ahantu tutagakwiye kugera tugerayo. Murabona ko mu bantu bari bakenewe bafite amashuri kwa Farawo barananiwe, ariko kubera ko iyi nyandiko Yosefu yari ayifite, yageze kwa Farawo, ururimi rwo kuvugana na Farawo ruraboneka. Kandi ntabwo Bibiliya ivuga ko babimwigishije, ahubwo Imana yabiremye ako kanya, kuko ijambo ry'Imana muri Yesaya ryavuze ngo biremwe nona. Niyo mpamvu yageze kwa Farawo, Imana imuha icyo kuvuga. Baravuga bati noneho dukeneye abanyabagenge, ariko Imana ikorera mu mitima yabo n'imitekerereze yabo, iravuga ngo twakura hehe umuntu nk'uyu nguyu. Urumva, abantu bazi Imana bavamo abantu bakenewe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Umuntu uzi Imana avamo igisubizo gituma umubiri unezerwa, ariko kandi ntunezerwe mu buryo bwo gukora ibyaha, ukanezezwa mu buryo bwo kubahisha Imana, kandi ukavamo n'igisubizo gituma umutima unezerwa. Yavuze rero ngo abantu bazi Imana yabo, abo ngabo bazakomera. Ijambo rivuga gukomera ntabwo ari ijambo ryoroshye nk'uko waryumva. Gukomera, umuntu aba yahuye n'ibyago bituma akomera. Niyo mpamvu iyo tugiye guherekeza umuntu abasigaye tuvuga ngo mukomere mu bihe bitoroshye. Iri jambo rero Daniyeli nawe arihabwa. Byagaragaye ko imbaraga z'abera zizaba zamenaguwe, hazaba habayeho ibintu byo mu bihe bidasanzwe, ariko Imana imubwira ijambo rikomeye. Nawe nakwifuriza uyu munsi rivuga ngo komera. Ravanga abo ngabo bazanakomera, bakora iby'ubutwari nubwo abandi bizaba byabananiye. Reka ndihanuriremo uryumve, abazakomera bagakora iby'ubutwari. Mu bucuruzi bwawe wakomera,
Amina. icyo ishatse kuvugana nawe mu buzima bwawe wakomera, Yego. nubwo mu muryango wawe byari byaranze ariko wakomera, Hallelujah. hakabamo iby'ubutwari. Iri jambo rivuga ngo iby'ubutwari n'umwana wawe arimo, kubera ko umwana wawe yakwiga hakagaragara iby'ubutwari mu muryango, Amina. bazakomera. Umwana Nubwo gukomera. abandi bizaba byanze ariko abangaba bazakomera. Nekitazawa. Amina. Dushimiye Yera yaduhaye isezerano ryo gukomera. Yego. Dushimiye Yera ikiduhagazeho, Hallelujah. kandi iyi Yera izabana natwe. Nari nkwingingiye wowe dukurikiranye, Imana igukorera ibintu nka bitatu bituma byica iperereza ry'abadayimoni. Amina. Nubwo bari bahagurutse ariko Imana yongera igukomeze. Bitewe n'iki? Yakobo yabwiye Labani ngo iyi joro Uwiteka yaba atagukangaye. Imana igira ibintu gukangarira. Haleluya. Amina. Imana igira ibintu gukangarira. Wowe hari ibintu werekejeho amaso biranga, byerekezaho amaboko biranga, ugerageza gushaka abantu biranga, ariko yavuze ijambo rikomeye, yavuze ngo Uwiteka arakangara. Amina. Igitabo cyo Kuva ibice 14 umurongo wa 21, Bibiliya yavuze ngo mu gicuku cya nijoro Uwiteka aritamurura. Nawe ukeneye ko Uwiteka kwitamururira. Iri jambo rivuga kwitamurura riba rivuze ikintu kiba gisanzwe kitagaragara. Kwitamurura ni nko gutwikururwa. Imana ahantu wari utwikiriye utagaragaraga ngo ubone umugisha wawe, wowe n'umugisha wawe mukaburana, Imana ikwitamururire, ubone umugisha wawe, uhure n'umugisha wawe, uhure n'ibyawe mwaburanye. Reka mbabwire barokore, hari ibintu tubamo ariko bituma tutagera aho Imana idushaka. Niba Imana yaravuze kuba i Kigali, ugomba kubaho nk'abanyakigali. Niba Imana yaravuze ko izaguha umugisha, ntabwo umugisha ari uwo kuburara. Ntabwo umuntu yambara neza amaze gupfa, yambara neza akiri inahangaha. Ubwo bivuze ngo niba Imana yarakubwiye umugisha, ni umugisha w'inahangaha. Ibyo yakubwiye uri mu ijuru uzahurira nabyo mu ijuru, ariko igihe ukiri inahangaha. Yesu yaravuze ngo hari 100%, azahabizera. Ndafashijwe baroko, iri 100% Imana iri kwinjizamo mu izina rya Yesu. Uyu mwaka utararangirira, uhure n'ukuboko kw'Imana kukwinjiza muri Kanani yawe n'amasezerano yawe. Imana itugirire neza. Murakoze, turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Muri aka kanya k'ijambo ryawe ubuhura imitima y'umuntu uwo ari we wese wumvise iri jambo, kandi ubutumwa bwiza bubane na buri muntu uwo ari we wese. Ubwami bwawe buze, neza yawe iganze, mu izina ry'Umwami Yesu waducunguye. Amen. Eric, Imana iguhe umugisha. Yego. Utuganira ijambo ryiza kandi rihembuye ubugingo bwacu. Yego. Hari ikintu nakuyemo gikomeye. Nuvuga ngo abazi Imana yabo, Daniel ariya magambo ayahishurirwa yaravuze ngo yandika, yaravuze ngo abantu bakora ibyaha ishobora kubaha amasezerano ariko ikabashyikenga. Imana ishyikenga iti. Urabona Imana yavuganye n'ubwoko bwa Isirayeli bwose, imaze kuvugana nabwo bagera inyuma bagomera Uwiteka. Bagomeye Uwiteka bayitekereza nk'abakiri mu masezerano, ariko bakimara kugomera, ni ukuvuga ngo kugomera Uwiteka bisobanuye gufungura umuryango uva mu masezerano. Bivuze ko nimba Imana yaraguhaye isezerano ugomba kurigumamo. Aho uvuganiye n'Imana, niba urumva tuvugana n'Imana kuko twihannye neza. Tuvugana n'Imana uwo munsi turi abakiranutsi, ukwiye gukomeza ugakiranuka. Yego. Kugira ngo amasezerano akomere. Ni ukuvuga ngo amasezerano ameze nk'umubyeyi utwite. Umubyeyi utwite hari uburyo ahindura ingendo, agahindura n'imyitwarire. Urabona uri umuntu w'umugabo, nanjye ndi umuntu w'umugabo. Urabona ko iyo umuntu arimo gutereta amaze kubona sheri, hari ukuntu ibintu bihinduka. Ntabwo aba akiri ku isoko. Ntabwo aba akiri ku isoko. Urabona ko iyo ugeze mu rugo barakubwira bati karibu sheri. Biba bitewe n'iki? Nyine ni uko uba ufite urugo. Ni ukuvanga impamvu bakubwiye ngo karibu sheri, haba harabanje kubaho isezerano. N'abanyamasezerano nabo bajya birinda. Haba harabanje kubaho isezerano. Iri sezerano rero riba ryaravuze ngo ntabwo nzaguhemukira, nzagukunda mu bibi n'ibyiza. Ukumva ko n'abakirisitu bagukunda Imana mu bibi n'ibyiza. Hari abantu rero bakunda Imana kuko baraye bariye baburara, ariko impamvu ituma baburara ribiri muri iri jambo rivuga ngo abazi Imana yabo, nubwo bazaba baburaye bazakomera. Ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, naho hazi ibyago byinshi. Noneho urabona ko bamubwiye bati wowe ejo bundi ugiye gupfa, ibintu bizaba bikomeye. Arababwira ati njyewe ubwo nzagera mu rupfu nzaba nambutse rwa ruzi, nzamutse njya mu ijuru. Uw'ijana rero n'umunane we bamubwiye bati n'ahangaha gakondo. Arababwira ati twebwe gakondo yacu ntabwo iri n'ahangaha, gakondo yacu iri. Ufite ibintu byinshi.
ufite ibintu byinshi rwose kandi bifasha abantu. Nyemera ngushimire, nzagaruka ubutaha, kandi nishimiye ko waduhaye umwanya kugira ngo zo kuganiriza abantu b'Imana kuri bigira iherezo TV. Bantu mutuye mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, muri Australia, muradukurikira muri benshi ku migabane itandukanye. Hari n'abantu bari hafi aho ibota amasimbi hano hafi muri ibihugu bya Afurika duturanye. Hari abari muri Kenya, Uganda, Mozambique, Zambia. Muradukurikirana, komenti zanyu zirakenewe. Ndagira ngo musabe ubu butumwa ntubwihererane. Imana ivuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. Nubwo mubona muri mu bigeragezo bazakomera. Uzi ko nkuyemo ijambo rikomeye rivuga ngo ntabwo umuntu akwiye gucogora mu gihe ahuye n'intambara izo arizo zose. Ntabwo ari cyo ngicyo gusa. Urabona ko umuntu ashobora kuba yarabuze umwana, yarabuze urubyaro. Twebwe rero mu isoko, Imana niba yararemye umuntu ikavuga ngo uyu muntu azabyara, yarakuremanye imyanya ituma ubyara, uyu muntu aba akwiye kubyara byanze bikunda. Mu kubyara rero, iyo umuntu ku isoko ry'inaha ngaha byanze, ubwo ni kwa muganga n'ahandi bikanga, tujya mu isoko ryo mu ijuru, umwana tukamugura yo mu masengesho tukamuzana. Uzi ko tumugura mu mwuka tukamuzana. Niyo mpamvu urabona Rasheli yagiye gusenga, aragenda arasenga n'ahantu yagiye gusenga, buriya yari yarivuje byaranze, bimaze kwanga ahita ajya Ishiro, aragenda arasenga aravuga ati Imana, mu bintu utanga nuramuka umpaye umwana, Imana ihita imuha umwana w'intego. Bivuze ngo iyo umuntu abanye n'Imana neza, ibintu twaburiye ahandi hose tubikura. Tubashimire bakunzi ba Bigerezo TV, ariko tutarasoza nagira ngo utange nimero. Hari umuntu yaguhamagara akakugisha inama akasaba ko umusengera. Ndagira ngo utange nimero zawe ukoresha, hanyuma niba ngombwa uzagukenera. Bavandimwe, mbasabe mujye mukora subscribe kugira ngo mudutere inkunga. Ubutumwa nabwo ni sawa kugira ngo mu busharinge musangize abandi. Bavandimwe, Imana irabakunda, ibafitiye imbabazi, nimuhumure. Uyu munsi nimba byanze, ejo bizakunda. Umukozi w'Imana, reka tugushimire. Yego, murakoze cyane. Bakunze Bigerezo TV rero, bahe nimero iri kuri WhatsApp. Bubahe nimero iri kuri WhatsApp, nta kibazo. 078 57 190 29 28. Imana ibahe umugisha. Murakoze.